murakoze abasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Mana bamugisha kugira ngo koresha umwanya wacu ukuri kandi byose Imana ishimwe umwanya uburyo bwo guhura. Abizi ko ni kenshi twagiye tuhurira mu iteraniro online, ariko turashima Imana ugiye kuduha n'uburyo bwo guhurira hamwe mbona mubone. Kubashyitsi Pastor Barore Kerovasi wari mu murimo w'Imana na bose Yesu ahumye avuye muri Kicukiro Chapelle International. Yesu ashimwe munsi imboni. Ndagira ngo rero fatanye ijambo ry'Imana kanya udufashe guhimbaza azadufite amakuru meza. Haleluya. Ate sindi mwenye hirya iyo saga y'amatsiko ndashaka kubabwira amakuru meza abutanye aha amakuru burya ubonene y'ibintu n'ibindi ariko hakaba n'amakuru meza. Reka dusome mu gitabo cy'Itangiriro ibice 45 dusome duhereye ku murongo wa 25 tugere ku murongo wa 28. Igitabo cy'Itangiriro ibice 45 umurongo wa 25 kugera ku murongo wa 28. Aho hantu basome hanyuma uze gusoma ubutumwa bwiza. Baza gusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka ibice 24 umurongo wa 28 kugera ku 35. Kaduhere mu gitabo cy'Itangiriro. Haranditswe ngo bava muri Egiputa barazamuka bagera mu gihugu cy'i Kanani kuri se Yakobo. Itangiriro 45 umurongo wa 25. Bava muri Egiputa barazamuka bagera mu gihugu cy'i Kanani kuri se Yakobo. Baramubwira bati Yosefu aracyariho, niwe mutware w'igihugu cya Egiputa cyose. Yakobo arakakara kuko atabemereye. Bamubwira amagambo yose Yosefu yabatumye. Abonye ya magare Yosefu yohereje kumuhagurutsa, umutima wa se wabo adusubiremo neza umurongo. Abonye ya magare Yosefu yohereje kumuhagurutsa, umutima wa se wabo w'Abayakobo urahenda. Isiraheli aravuga ati nibyo bizi, Yosefu umwana wanjye aracyariho, ndajya kubonana nawe ntarapfa. Imana ishimwe cyane. Dusome no mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Dusome ibice 24 umurongo wa 28. Luka ibice 24 duhere ku murongo wa 28 tugere ku murongo wa 35. Handitse aya magambo urupapuro rwa 92 mu Isezerano Rishya. Handitse aya magambo ngo bageze ku bugufi bw'ikirorero bajyagamo agira nk'ushaka kugicaho. Baramuhata bati se wanditse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukabukuze. Nuko arinjira ngo agumane nabo, yicaye ngo asangire nabo, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. Amaso yabo arabanguka baramumenya, maze aburira imbere yabo ntibongera kumubona. Baravugana bati yewe wibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga abo 11 bateraniye hamwe n'abandi bumva bavuga bati mu kuri umwami Yesu yazutse ndetse yabonekeye Simoni. Nuko abandi babiri nabo babatekerereza byabereye mu nzira n'uburyo bamumenyeshejwe n'uko abanya mu mutsima. Imana yacu ifashe cyane. Haleluya. Ndakumva uyumva uri kurakare umunsi umwe binjira
wawe Yosefu twarakubwiye ngo yarapfuye ariko umunsi dufite amakuru barishimye cyane hajya habaho igihe abantu b'Imana bakumva andi makuru anyuranye n'ibyo bamaze n'isi bazi byabatsikamiye byatumye banavuga ngo Yakobo yari yaravuze ngo nzarinda ngere kuzimu ntongeye kwishima kuko bari bamuzaniye ikinyoma gifite ibimenyetso bamuzaniye ikanzu bagaraguye mu maraso y'umwana w'ihene agahene barakimupfuye ntaho kubeshya bitandukanye bongeraho no kurya ihene itari yawe bongeraho n'icya gatatu cyo kuzana indi nkuru babwira umusaza bati uturebere ko iyi kanzu yaba ari iya Yosefu abasomyi ba Bibiliya bavunaguye ubwo nihuse Yosefu yari yaravukanye n'aba bavandimwe be 12 baramwanga kubera ko se yamutodesheje aza kumwohereza ngo bajye kureba aho baragiye baragenda arabanza arababura ariko umuntu aza kubwira ngo bagiye i Dotani Yosefu arabakurikira agezeyo bakimubonera kureba ngo karosi yaje turamwica tuzarebane na za nzozi ntawica isezerano tunafika turamwica hanyuma tuzarebe neza za nzozi ariko ngo bagezeho witwa Rubeni baravuga ariko turisiga amaraso y'umuvandimwe kubera iki ngo bamujugunya mu cyobo hanyuma muhaza kuza abantu barimo batunda abacuruzi b'abahungu umwe aravuga ati uyu mwana tumugurishe iyi ni imari baramugurishije aragiye Imana yacu itabare cyane Yosefu aragenda atandukana n'umuryango aragenda ajya mu gihugu cya kure mu gihugu cy'amahanga mu Egiputa ku zindi mana mu yandi moko mu zindi isezerano se ntiryari rirangiye ibyo kuba se yamukundaga kurusha abandi se biracyarimo abahungu nabo ngo babaga ihene barahigira barangije bafata uruhu rwayo ngo baruzirinda mu maraso bohereza umugenda yacuritse umutwe agenda ababaye ngo ajya kubwira kubika ariko kubika uwo bagurishije hari abantu bazi kwicara ku kinyoma bakumumiriza bagakomera kandi bagakomeza nkaho nta kibazo gihari umuntu aratanga baragiye nyine umusaza ngo abone ikanzu baravuga ngo turebere kwikanzu twaketse ko yabariye wa muvana muzehe yabonye Yakobo baravuga ati uyu ni Yosefu n'umwana wanjye ati nzarinda mpfa nongeye kwishima imyaka yaragiye iba myinshi ubwo ariko mwumve ko n'ikiriyo cyabaye nibura kwa Yakobo habaye ikiriyo abahungu baraceceka ikiriyo kiraba baraceceka umusaza arabira arapfa arahwera baraceceka hanyuma kirarangira basubira mu buzima busanzwe Imana izarengera umuntu wayo ariko wirinze n'ubwo yaba ari mu mahanga Yosefu nawe aragenda abona akazi mu rugo Imana ibana nawe agenda abona twa poromosiyo bukeye abona umutware w'abandi bakoraga kwa Potifari bukeye ikigeragezo igisubizo n'ikigeragezo burya biraturanye muka Potifari rero baravuga ati gahungu ariko baramwifuza kandi uwo mudayimoni ntabwo urasaza nta makuru y'umukwiye kumenya mudayimoni muka Potifari burya ntabwo yashaje ariko n'imbaraga zari muri Yosefu ziracyakora haleluya nasofira mali shimwe nabwo ndababwira amakuru meza uyu munsi Yosefu muzi uko byagenze aranesha ariko arafungwa abandi ntibari kuba basaba ikibazo bafite kugira ngo hano bari bakabwira n'umusaza ariko twarahemutse rekana bibaho igihe kiza kugera Mana ni nziza cyane kugira ngo Yosefu inzozi yarose zizasohore Imana iteza inzara Imana birashatse teza inzara irakwira muri ako gace kose k'uburasirazuba bwo hagati ariko ibiryo biboneka muri Egiputa kandi Yosefu hagati aho yari yaratabawe kuko Imana yacu nuko abantu baba bataramenya ko watabawe kugira ngo utabare hari abantu batekereza ko ibasha kugutabara amakuru bakazayamenya nkuko ibasha no kugutabara mukayamenyera rimwe hagati aho yari yaratabawe yaravuye muri gereza kubera impano y'Imana yari muri we ariko kubera ko yari yarubashye Imana aratabara
ahabwa manda ebyiri nta matora abaye ebyiri muri Imana yaguhereza ikavuga ibyo abandi babona babiri. Umushumba yavuze kutuganiriza iryo jambo nanezerwa cyane, aravuga ngo abantu kundi bibaha bagisinzira. Yosefu yarafunzwe imyaka 3, ariko agiye guhabwa ubutware ahabwa imyaka 14, 14 yo kujera igihe cy'uburumbuke n'irindwi yo kujera igihe cy'intamage cy'inzara. Si 14 yuzuye se? Kandi si yo gusa yakoze, iyo ni izwi. Mani bagitanga ibizwi bibare kigatanga n'iby'abantu batabara. 14 nta matora, nta guhindura minisitiri w'finance cyangwa w'intebe, sizi poste yarari, ariko imyaka 14 yo yarayizeye. 14 y'Imana cyangwa ikavuga 14 yabo. Myaka 14 nta matora. Farawo aravuga ngo kandi muri iyo myaka yose nijye uzabusubira. Hari impano y'Imana yari muri Yosefu. Itangaza Farawo aravuga ati twakura he? Hanyuma rero bavandimwe igihe cyiza kugera bamenya amakuru k'ibiryo amahahiro asigaye mu Egiputa, bajyayo. Bagezeyo kugira ngo baguhahire umwetranje cyangwa umunyagihugu, byasabaga byakabikunda kugera imbere ya Yosefu kandi kumuramutsa kwabukundamo gapfukamo. None bagenze ute? Bagezeyo bamwikubita imbere, Yosefu arabareba arabamenya. Ni nkuru muzi, narabibaza n'inshuro nk'enye, bamwikubise imbere inshuro nk'enye. Arabareba arabamenya, igihe kiza kugera arabibwira. Ni inkuru ndende cyane, najyaga ngisoma n'umwana nkari. Mbona abo bahungu ukuntu bari abantu babi, ariko nagera ku gutabarwa kwa Yosefu kugira ngo abone imbaraga z'Imana. Umurage yakuvuzeho bizasohoka, bigakira bikase. Korona yaza itaza, ibijuru byaravuganye nawe, ntabwo ikibazo ari korona. Reka bamwikubise imbere inshuro zirenga enye. Igihe kigeze arabibwira arababwira ati ni Yosefu wawe mwagwishije. Urumva iryo tangazo, uzi ko yababwiye uko avuye no mu buroko, ariko uwo yafunze kugira ngo bamuzanire Benyamini. Ni inkuru nakwisomera ntabwo ushaka kuyitindaho, ariko arababwira ngo rero amakuru mutari mufite ntabwo iyi nzara mwayihahira mwazagwa nzira, ahubwo mugende data aracyariho batarahari. Ijambo rya mbere mu gusubiraho ntimutonganire mu nzira, ndabiyama. Ijambo rya kabiri, ntihagire ubwibara bw'igihe muri mwe mu isezerano ryanjye ryageragezaga. Ijambo rya gatatu, mugende muzane data kubera ko inzara izatinda mwazagwa nzira muhaha. Umuntu w'Imana agira n'ubwenge agatanga n'izindi nama. Ijambo rya kane, uzamuzane ariko kugira ngo azemere ndabaha ibimenyetso. Imana ijya ibwira umuntu ibintu ikamuha n'ibimenyetso ko ari yivuze. Nimugenda mukamubwira ngo Yosefu aracyariho, biragoye ko ari bubyemere kuko mwamubeshye ikinyoma gikomeye kandi kimaze igihe. Icyo akora, Imana ishimwe cyane, mujyane ibimenyetso. Jyane ibimenyetso ngo abapakirira amagare yabo, abapakirira ibintu n'ibindi nk'ingamiya zigenda zihetse n'amafarashi, ngo bageze imbere baravuga ati rero data Yosefu aracyari. Yesu ashimwe. Abaho umunsi umuntu akumva inkuru uruta izindi. Baramubwira ngo muze Yosefu aracyari. Sinzi uwatanze ririya tangazo wanyu, ushobora rya Yuda ni kubera iki? Ntabwo muzi wenda umushumba azatubwira neza dutarama, kuko igihe kizagera abantu umwana mugire batarama. Saba yarabisomye atubwira. Ngo baramubwira niba baravugiye rimwe, niba baravuze bati cyagihe niba utaravuze ijambo igihe twamugurishaga barimo buvuga. Ariko uko biri kose Bibiliya yatubwiye ngo bageze baravuga ngo Yosefu aracyari. Yo si inkuru nziza. Cyangwa umunsi ukumva inkuru igusanye n'ibimaze iminsi kumva by'ibidobo by'ibiki bitagufasha, bitaguhumuriza, bitagukomeza. Aracyari. Ntabwo byoroshye. Umusaza Bibiliya ntiduha
yose ngo itange na detaye yakaba yarabaje atubasha aracyariho cya kintu se twakoze yakazi ko nabonaga ari iki baramubwiye bati buriya muzehe erega kugira ngo uvuge inkuru nziza urabanza ukatura neza buriya bari baje bavuga ati rero wihangane tugiye kukubwira ibintu amatwi yawe yaratarumva ntiwibuka nawe utabikirica niko umuntu ajya yakira iyo yagenewe ushaka kwatura abaza ngo ufite umwanya ngo tugutekerereze buriya barabanje baramutekerereza baramubwira baterega ukutureba twarahemutse niba uri buduce niba uri butwirukane niba uri bugire ute ariko ireto nuko tuva ku kinyoma tukaza ukuri igihe cyo kuvuga ukuri kijya kibaho hatitawe ku ngaruka bishobora kuzana muka w'Imana yadutugaritse bakuvuga niba uri mu duce ntitubizi icyo akora cyo tuzi Yosefu aracyari ariho hariho ni n'umutware kubaho yaba ariho ariko abayeho nabi bashobora kuba bavuga batariho ariko ariho n'utari oya ntabwo ari kubarikwa ariho kandi n'umutware ushumba ndavuga ati isi ntiyashize iyo nkuru yatuma isi ishimutse muzehe umutima urakata c'était tellement bon qu'il n'a pas cru byari biryoshye tellement ko atari kwemera ko ari ukuri baramubwira bati rero urabizi ko twarabeshye rimwe byagora kutwemera ariko nutaniyemera dore ibi bigize yaduhaye ikaje ibi byose ukurikije amafaranga twajyaga tugiye guhaha ibi ntiyabihaha niwe wabiduhaye rero tukubwire ngo biguhamirize ko ari Mana niza hari n'ibimenyetso bizagaragaza ko yakugezeho ntabwo uzavunika wisobanura cyane kandi n'uyu munsi bihamya birahari muri abo buhamya twumvise burya ntabwo ari ibintu abantu bahimba hariya amakuru y'ukura mubyeyi ariko munayazi mu gihe cy'urupfu rwa se bavuga baterega no kwa Joeli tubanza turi buve hano tujya no kwa Joeli ariko Imana yarahaba Yesu ashimwe cyane igihe cyo kumva amakuru mabi kibaho ariko ku bantu b'Imana Yobu yaravuze mbere ngo hariho ibyizigiro ntabwo igiti gihora cyumye hari igihe cyumva imvura kikongera kigatoha kikazana amashami y'ibitontome haleluya kandi naho bitabaye yaravuze ati nzi ko umucunguzi wanjye ari igihe kizagera hagarara mu isi Imana ishimwe amen Yakobo yumvise inkuru nziza se iyi nkuru ni nziza kuri Yakobo aho ni mu buzima busanzwe yari yarabuze umwana we baramubwira atariho kandi ameze neza kandi arakudutumye uzi umusange dore guhaye n'intashyo ariko mu nkuru nziza zabaye mu isi zitazagira iyiruta nuko igihe cyageze Imana igasohoza isezerano umucunguzi akaza mu isi wa undi Yobu yavugaga ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho kandi igihe kizagera agahagarara mu isi Imana ishimwe cyane Mose yari yarabihanuye nawe nyuma aravuga ngo Imana izahagurutsa umuhanuzi muzamwumvire hanyuma abahanuzi rero twese ntiduhanura kimwe bamwe bakavuga ngo ndamureba ariko aracyari kure Imana ishimwe cyane igihe cyabageze Yesu araza uzi ko Yesu yaje mbere y'uko aza inkuru y'ibya Yesu iratangaje uzi ko Mariya bamubwiye bati ni wowe uzamubyara bamusobanurira neza ko ari Yesu azabyara agahita yibagirwa ko afite fiyanse yaravuze ati niba uko bimeze bivuze bigira imbuto haleluya Yesu yakwemeza n'ibya fiyanse ntabwo se Mariya yaravuze ati bigirirwaho yibuka ko Yosefu agira reka umuntu ari mu mwuka wenda yabitekereje nyuma ati ndarikoze ariko yari yamaze gutanga yego ye Imana ishimwe cyane aravuga ati ibyo ngibyo niba ari Yesu uzabyara
ndabyemeye hanyuma wagarutse mu mubiri aturage ko Yosefu we biri bugende biti uko bizagenda si ibyawe uko bizagenda si ibyawe ubundi buhanuzi bwaravuze ngo nihagira ikibatekereresha ukundi Imana arakizakinisha undi Yosefu yaravuze ati ndabivamo ariko ndabivamo mu cyubahiro ko Yosefu yari umukiranutsi ndabivamo mu cyubahiro Mariya urayira mu bashira ariko kuratwika ndatwika yiyande turi mwuka wera iryo jambo ukaba waribwira fiyanse akabyumva byakugora kuvuga ngo wafite ingwe mwuka wera ukaba warisuka no muri nyobozi ntabwo wabyumva ushumba yageze kutubwira ko yageze ahantu Mariya yari yaramwigishije buriya hari ibintu bitanditse ariko byabaye ibibazo batambyi muri nyobozi umwuka se umwuka nubwo bari Abisirayeli bashobora gusoma ngo umwara zasamira ariko Bibiliya ntiyaravuze ko umwara ari bari ubwo yari yarabivuze se hasi yakenge kanaje umuntu ashobora no kuvuga ati yeye reka tubyemerera none se Imana ni injiji ku buryo ibanza ikareka Yosefu akarambagiza kubera iki yaje Yosefu ari cyo wagisobanuza iki baravuga bati rero Mariya waba ugiye kuhande tuzabyiga tuzagira gute tuzabyiga siko bakwigaho abantu bakwigaho kuko abantu bose ntibahishuriye ariko niba ari Imana igihe kiragera si Imana bikigaragaza Imana gushuka Mariya muri Rushimana yibagirwa ko afite fiyanse kugana ku musozo Mariya yibagirwa ko afite fiyanse cyangwa niba yaranabyibukaga ariko ibya Yesu bigira imbaraga kuruta iby'abantu aravuga ati je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole ndi umusha w'Imana ibyo uvuze ubwo maze gusobanukirwa neza aba nanasobanura arasobanura ariko njye nta mugabo ngira Marayika aramubwira ati icyo si cyo kibazo Umwana ntacyo udashoboye umwuka azagutwikira imbaraga z'isumba byose zizabaho ariko umva amakuru neza uzabyara n'icyo azaba ni Yesu uzanamwita Yosefu bya Yosefu Imana izabyibuka kandi irabyibukije ko bakitekereza kumubenga nawe aragendererwa nijoro ariko aramusura Imana idufashe cyane Yakobo yumvise inkuru nziza Yakobo ahabwa ibimenyetso ko Yosefu akiriho Yakobo aratumirwa ngo nasange Yosefu ariko abantu bagira kwizera baratangaje mbere yo gupfa Yosefu abwira ababa ati rero Imana ntizabura kubagenderera by'amagambo aratangaza Imana ntizabura kubagenderera nzabina igihe izaza mukaramuka mutaje amagufwa yanjye muzayijyamo muzi ko abatarize Imana babwiye mu butayu amagufwa y'uwizeye akagereka nabi ayo makuru murayafite abatarizeye bambutse inyanja itukura bageze mu butayu bariye batakwizeye babukuyemo ariko Yosefu wavuze ati ayanjye azagereka nabi yageze ati neza kwizera n'igitangaza ndashaka kubaha ingero z'abantu bumvise inkuru ya Yesu ikababutira ibindi bari barimo banaribabwiye bari wavuze atuva ibya fiyanse nibe bigiye ku ruhande iyi nkuru irabiri umugabo Zakayo yari mu biro yari umukozi uri mu kazi ke ko gusoresha asoreshereza leta y'i Roma ariko ngo aza kumva ko Yesu ageze i Yeriko arabyumva neza baramubwira bati Yesu ari kunyurira uzi ko Zakayo yavuye mu kazi uzi ko Zakayo yacinze mbere uzi ko Zakayo byamuzanye bimurusha imbaraga yahagera agasanga ngo hari abantu benshi akemera icyubahiro akakirekura arakirekura arirukanka ngo nyura ku bantu yiruka reba bose yiruka ariko Zakayo yari azwi burya nta mukira aramenyekana umukira agira ati ko mutari kubyikiriza se ko atari byo bizanye ntabwo ari iby'ubu Zakayo yari azwi nk'umukire kenshi abantu bakunda bumva abashumba abapasitoro ngo bamenye abakire gusa n'abakene tuba tuzwi
kandi iyo umuntu agira ubukene nabwo bukamenyekana bwuzuza ibyangombwa nabwo akavuga ati runaka arakeneye uko bavuga umukire n'ufite ubwujuje ibisabwa nawe aramenyekana nta kundi wese twagira gute uwo hagati na hagati yagiye yenda Zakayo yarazwe dushaka kwivuga muri uko kumenyekana kwe inkuru ya Yesu irusha imbaraga aravuga ngo nubwo abantu bose banzi nubwo bazi ko nyize nubwo bazi ko ndi umukozi wa leta ariruka yurira igiti intego ngo ndashaka kureba Yesu nta kindi yashaka nta mafaranga ashaka gusaba Zakayo ntiyararwaye barashaka gukira Zakayo nta muntu yari yahenze ngo azanye umurwayi wa Yesu yaravuga ngo ashaka kureba uwo mugabo rero mwumvise ibintu nta bya Yesu ubundi wowe ngo bikurusha imbaraga bikuzanye ubwo se bagize ngo twageze ahangaha mu rusengero tutavuye mu kabari twasanze bavuga ibya Yesu twumva ni bizima haleluya twumva ni bizima turababona ahangaha tuzaguma baduseka bataduseka batwita uko bashaka iyo uje baravuga nagenza baravuze nawe umunsi wazaga baravuze ariko ibyo bavuze ni bito gereranyije n'ibyo wumvise haleluya kibaramwe batakazi kagiye kukunanira rero kugiye muri biriya ndahamya ko ariko nabakoze neza hereza Yesu cyubahiro ndahamya ko ariko nabakoze neza Zakayo ava mu biro ngo ndamureba Mana ishimwe cyane Yesu ni mwiza Zakayo yaraje yurira igiti Yesu akigeze munsi Zakayo ntibyamusabye kunyeganyeza amashami kugira ngo Yesu ararame amenye ko hari umuntu uyamo uwo mutima bahagirana uwo mutima ushaka kureba Yesu ari umuntu ugihaho ngo ageze munsi y'igitabo ati Zakayo ururuka uyu munsi ndashaka kuza iwawe kandi ndaharara Yesu yaje iwawe ashaka kuhatinda biriya gifaransa bavuga je vais demeurer chez toi demeurer ntabwo bigitaraho bavuga je vais venir chez toi je vais demeurer ndahatinda ndahaba kandi yarahaba Imana ishimwe cyane amen Zakayo inkuru y'ibya Yesu imuvana ku biro Nikodemo yarabyumvise ariko Nikodemo ndamukunda cyane Nikodemo byumvise akaba umwigisha muri Isiraheli akaba n'umutware mu bwoko bwe ntabwo tuzi icyiciro yari ahagarariye hanyuma ariko yumva hari undi mwigisha waje makuru y'ibya Yesu uriya n'abataraje ubwo batabumvise arabyumva bimugiraho imbaraga arabyumva ariko icyubahiro n'izindi bariyeri n'izindi mpamvu zikomeye zatumaga atapfa kugenda zirakomeza ziramujisha ariko aho bigeze aravuga ati ni hahandi nzajyayo ari nijoro ariko murebe Nikodemo mwiriwe ariko munahaba barimo utabwira utarashitse muhaguruka aterakareka batamubona atagira n'undamenye ko nateraniye ntacyo bitwaye ubwo waje twese nuko byatangiye Nikodemo baravuga ati jyewe impamvu ziri sosiyologike impamvu zijyanye n'uko ndi umuyobozi impamvu zijyanye n'uko nsanzwe nigisha none rero kandi Yesu uwo bavuga ugaburira abantu ukiza abarwayi uzura abapfuye Yesu uwo bavuga wigisha birenze uko twigisha ngiyeyo abantu bakabibona banca ariko ndagenda ko byari byamujije imbaraga barabanyumva nijoro byari uza abantu bari gushaka Yesu kugorora amakuru mufite kugira ngo se muri Gobyori hajyayo gusa abamuzi ko nigeze kunyarukiraho nkahurirayo n'abantu badashaka Imana iyo unyarukiye muri Gobyori hambere bikeye amaruhuriro n'abantu utanakeka kaba wakoze uyu nawe se ajya agerera iyi ariko nta muntu utajyayo ngo nuko agenda nijoro nakumva ibintu bibiri cyane kuri uyu mugabo baraganira yagiyeyo bashaka kuzana ubwenge Yesu aba yamubura bashaka gutangira kumubwira ati mwigisha mwiza rero
Yesu aramubwira ati ibyo by'ubwiza n'ubwigisha mubyihoreye, ahubwo dore umubwira ikintu gikomeye, birakwiye ko umuvuka ubwa kabiri. Ati kuvuka ubwa kabiri nyakubahwa ni iki? Yesu aramubwira ati ese wowe uri umwigisha? Ati none wigisha iki niba utigisha mu kuvuka ubwa kabiri? Waba wigisha iki niba atari ibyo wigisha? Amutekereza ibyo kuvuka ubwa kabiri, kubyarwa n'ijambo. Imana ishimwe cyane. Nta handi hantu bajya kubona cyane Nikodemu, ariko hari ahandi hantu tumusanga. Dusomye ubutumwa bwiza bwayo bwanditswe na Yohana, hari igihe cyageze impaka z'impaka, ndetse mu bigeni igihe abatambyi n'abandi bantu bakomeye n'abanditsi batuma abasirikare bati mugende muzane umugabo, mumuzane. Abasirikare baragenda, bageze kuri Yesu ngo basanga arimo kuvuga ibyo yavugaga ntabwo Bibiliya bitubwiye. Abasirikare bateze amatwi ngo aho bigeze barataha, ariko bagenda batagize gute, batamujyana. Aho bwari abasirikare batumye umuntu bakamugeraho ntibakuze, ugomba kuba atari kenshi. Bamugeze ngo arimo kuvuga, avuga iki? Oda ni oda. Ariko mu basirikare ngo baragarutse babwira babatumye batuva, nta wundi muntu turabona avuga ngo hereza Yesu icyubahiro. Ngo barabavuga ati kuki mutamuzanye? Batumva twasanze yigisha. Nta wundi muntu turumva uvuga neza nkabo, ntawe tuza. Nikodemu bakaba yicaye muri iyo ntebe, abonye abo bamutumye batamuzanye, Nikodemu aravuga ati ariko n'undi twari dukosheje ubundi amategeko yacu, hajya ubundi ajya yemera ko twacuma umuntu ubanza tutanamwumvise ra. Ngo baramuhindukira bati nawe se wavuye i Galilaya? Burya nawe utubamo ujye umuvugira. Ako kaba karatambutse, ariko nusoma neza uzasanga Bibiliya ivuga ngo nuko Nikodemu wa wundi wagiye kureba Yesu nijoro cyagiye, ngo aravuga ahandi hantu Nikodemu yongera kugaragara hagaragaza ko guhura na Yesu nubwo yari iminota mike ariko kuvuga ahura mukivuganira. Hari ikimenyetso gihora kigaragaza ko nkaho uzi ko Yesu amaze gutanga ku musaraba, mu bantu babiri batinyutse, babiri bakajya kumushyingura, harimo umugabo witwa Yosefu wo mu Arimataya na Nikodemu. Nuko Yosefu wo mu Arimataya ajya kwa Pilato gusaba umurambo wa Yesu, we na Nikodemu ngo bajya kumushyingura. Nikodemu ngo azana ibihumbi, bavuga n'umubare w'ibirungo. Muragira ngo nta muntu wese washobora. Bibutsa ko Yesu yari yishwe na leta n'i Roma n'idini. Ibyo bintu uko ari bibiri bigira imbaraga, niba ayo makuru utayafite uzajya ndayavuga. Umuntu leta yiyiciyeyo n'idini bafatanyije, we wajya kumushyinguza, waba uri imbere. Ariko abo bagabo babiri baragiye, ngo yari yiviriye guhinga mu mirima ya gusoza. Uyu mugabo nawe ndamukunda cyane. Yari avuye mu mirima ngo ageze mu mujyi akubitana n'itara ry'abantu benshi, ngo baherekeje Yesu barimo bamusohora mu murwa bagiye kumubamba. Simoni, Bibiliya iravuga ngo nuko Simoni ngo se wa Rufo ko bari ko yanditse, ngo baramwinginga, ngo bamutegeka gutwaza Yesu gusaba. Bibiliya iravuga ngo ni se wa Rufo. Rufo yaje gukizwa kubera ko Simoni yageze mu rugo arababwira ati nahuye n'ibintu mu mujyi byanyobeye, nta makuru mwamenye. Hari umugabo babanje abantu batatu, ibisambo bibiri n'undi mugabo. Uwo mugabo nanamutwaje umusaraba, arimo arabwira umugore n'abana. Byaje kuvamo ko umugore n'abana baje gukiza. Rufo yaragize neza, kandi ntabwo nimubwiriza n'ubutumwa babonye, ni se wari ubabwirije arabwira ati natwaye umusaraba w'umuntu, bamubanje nawe uko yatanze ntareba, nuko igisambo kimwe cyapfuye n'ikindi ntareba. Umva babanje benshi, uko ababwira umugore ya nkuru iramufata, na Rufo iramufata. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu Pawulo mu Rwanda rwandikiye Abaroma ibice 16 kugira ngo mu murongo wa 18 reka musome, hari aho atanga intasho yarangiza akavuga ngo munsuhurize, reka nze mpasome.
mu ntasho yatangaga Pawulo yavuze ibya Galiyo, ariko aza no kuvuga iby'uwo Rufo. Umurongo wa 13 mu ntahirize ibice 15 umurongo wa 12 avuga mu ntahirize Tirufayina na Tirifoza bakorera mu mwami wacu, mu ntahirize Perusi ukundwa wakoreraga mu mwami cyane, mu ntahirize Rufo watorajwe mu mwami na nyina ni nka mama. Uyu Rufo usanga ari wa uvugwa muri Mariko bice 16, muri Mariko bice 15 umurongo wa 21, Mariko bice 15 umurongo wa 21. Rufo uwo nguwo batahije bakavuga ngo na nyina Pawulo bavuga ngo na nyina ni nka mama, yakijijwe kubw'ubutumwa bwiza yumvanye ise. 15 umurongo wa 21. Uwo murongo uravuga ngo batangiye umugenzi waturukaga imusozi witwaga Simoni w'umunyakurene, ari we se wa Alexanderi na Rufo. Se mwumva Rufo atarakije buriya Yesu yakomeye, nubwo wayivuga wikinira hari abayitega amatwi bakavuga bati ngo turayakira. Haleluya. Uyu mugabo yari yiviriye muri bizinesi ze, ahewe ku musaraba abitegetswe n'abasirikare babamba Yesu hano ataje atekerereza aho kuvuga tuva ibintu byabaye mu nakakakaza, nanjye natwara umusaraba w'umwe muri arabatekerereza. Igihe kiza kugira Rufo na nyina barakiza. Pawulo aravuga ati va mu ntahirize Rufo ndetse na nyina ni nka mama, kugira ngo Pawulo yatashaka gupaganiza abantu b'inka babishimwe cyane. Soza Yesu amaze kwicwa agahabwa akazuka, umugore wa mbere witwa Mariya ngo yarirukanse agiye kumva, ahageze asanga Yesu yazutse. Marayika aramubwira ndetse na Yesu aramubwira ati ihute nazutse sinkibarizwa mu bapfuye. Ngo araza abwira ababo bamugani bamushumba bacu, abwira ababo ariko yazutse n'ikimenyimenyi biraragara ngo barabyakira, ariko ubundi bamwe babigira impuhwa z'abagore. Abigishwa bari batangiye kuva muri Yerusalemu, bamwe bacitse intege ngo bagenda baganira mu nzira, baganira. Yesu araza, Yesu wazutse aragenda ari muzima, ngo agendana nabo barabaza ati ariko mwa bagabo mwe muravuga ibiki? Umugabo umwe witwa ngo Kleopa baramureba ariko atangaye ko uruwina hajyana ni wowe wenyine muri Yerusalemu utazi ibyabaye. Ati se habaye cyatwo nta umuntu w'Imana, nta umugwa neza, nta wakagiriye neza, ariko abantu baramwishe ejo bundi kuwa gatanu baramwishe. Yesu rero bafata umwanya ngo abatekerereze ibyanditswe byose nuko abahanuzi bari barahanuye ibye. Baravuga ati mwabapfapfa mwe, Yesu uvuze si ibyo byagombaga kumubaho, ariko kuko abatekerereza uko ababwira ibyamwanditsweho ngo bakagenda bafashwa. Haleluya. Nakwifuriza kudufashwa n'izi nkuru ngo bakagenda bafashwa uko ababwira ati abahanuzi barabivuze bagafashwa, uko ababwira ati niko byagombaga kugenda bagafashwa bakanezerwa. Ibyabo umubabaro bigenda bibashiramo ngo bageze hafi y'ikirorero ngo arabango basa n'ubanyuzeho kubera ko banezerewe, kubera ko bafashijwe, ngo baramubwira ati ariko waretse tukabona n'ubundi ko bunije. Haleluya. Kugira ngo si wowe ibya Yesu yumva yabivamo, ngo aravuga reka tugumane bwije. Ngo arabemerera binjirana mu nzu, ngo bageze mu nzu ngo umutsima ngo arawumanura ngo arawubahereza. Ngo bagiye gusa n'abamumenye ngo arabuze. Abuze rero baravuga bati yo ntimwibuka ukuntu akituganiriza kandi nta kindi yari yaganiriye, ngo ni ibimwerekeye. Nibuka ukuntu imitima yacu yarimbuwe neza. Bifurije kuryoherwa n'iyi nkuru, kuko iyi nkuru iruta izindi. Ntabwo zoreje n'ayo makuru meza barife. Yakobo aramubwiye ngo Yosefu ni muzima,
ni n'umutware. Iyo yari inkuru nziza itangaje, igitangaza kuruta kuri ku bindi byose. Ariko noneho twebwe uyu munsi ndashaka kukubwira ko Yesu ari muzima kandi si umutware kwa Farawo, ahubwo ni umutware w'ijuru n'isi. Haleluya. Iyo niyo nkuru iruta izindi muri twe. Kandi inkuru ikurikiyeho Yesu azagaruka. Tubyirengagize azaza, tuvuge ko ntawe uhari azaza. Iyo nkuru isi irayitegereje. N'ibi byose mubona turimo burya biratuganisha ku kugaruka kwa Yesu. Iyo nkuru rero niba barabwiye Yakobo bati arahari, Yakobo akavuga ati tugende mureke natwe twitegure umwami wacu muzima. Haleluya. Yesu ni muzima. Barabyumvise, Petero ariruka ajya kumva, ariko ngaza no kubasanga aho bicaye barabwira ngo amahoro abe muri mwe. Amahoro abe muri mwe. Yesu wazutse ni muzima, ni umwami, ntabwo ari umutware. Ubutware buzashira, ni ubutware buhoraho kandi azagaruka kwimikora. Ndagira ngo dusenge Imana. Ntabwo nzi amakuru wenda yo muri iyi minsi, nta nubwo nzi imbaraga yakugizeho, ariko ndashaka gutangariza umaze iminsi ku makuru y'urucantege ko hari inkuru nziza y'uko Yesu ari muzima kandi aragukunda. Haleluya. Yesu ni muzima kandi aragukunda. Umaze iminsi ku makuru y'uko akazi kahagaze, ariko Yesu ni muzima kandi yakugaburira utandukanye. Kandi biteye ingero zirahari muri uyu mujyi, hari abatunze. Umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ariko Imana icyo yakuvuzeho cyagutunga. Duharanire ko Imana ituvugaho, duharanire kugendana na Yesu, duharanire kumwiha rwose, duharanire kumva inkuru ze no kuzitaho no kuziha agaciro, kuko ibyo bikubiye mu buzima. Uririmbyi yaravuze ngo nkunda kumva amakuru. Haleluya. Ayo makuru aravuga ngo nkunda kuyumva. Kandi Imana yanjye nanjye yumvise ndanezerewe. Ukajya ahantu Yesu akakuvugaho, ayo makuru bari ayo ngayo arimo ibiryo, ayo ngayo arimo abagabo, ayo ngayo arimo abagore, ayo ngayo arimo ubukwe, ayo ngayo arimo visa. Ayo makuru ya Yesu arimo imyambaro, amakuru ya Yesu arimo gukira indwara, amakuru ya Yesu nta kitarimo. Harimo na poromosiyo tubafite akazi. Iyo umwegera akayakubwira ugira ati nta kibazo gihari, atari uko ibibazo bidahari, ahubwo ati nta kibazo gihari. Imana ishimwe cyane. Ngo bamaze kuyumva, ababigishwa bava mu Yerusalemu bari bacitse intege bagenda bavuga bati byararangiye. Ngo bamaze kumenya ko hariho, barakibirana basubira i Yerusalemu. Nabo bajya kuvuga inkuru nziza. Uze gutahana inkuru nziza, uze gutahana inkuru y'uko Yesu ari muzima kandi ko ibinaniranye barabishoboye. Uze gutahana inkuru y'uko Yesu ari muzima, baramubwira ngo aracyariho kandi ntariho gusa ahubwo ni umutware. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana, natwubike imitwe yacu dusenga. Ushaka gusengera umuntu wari umaze iminsi ku makuru y'urucantege nawe akumva arazicitse, Imana idufashe cyane. Aho ntumaze iminsi ku makuru y'urucantege nawe ukumva ko gucitse intege, ukumva Imana yarakuretse, ukumva Imana itagihari, bakaba barakubwiye ngo byararangiye. Ntabwo byarangiye. Yesu ni muzima kandi ni umwami w'isi yose, ni umwami w'isi n'ijuru, w'ibihe byose, udakurwaho n'amatora. Yakobo yumvise inkuru nziza, nawe ndagutangariza inkuru nziza yuko Yesu mwemerere, mwakire. Yesu ni muzima. Reka umuntu ukeneye isengesho muri aka kanya ageje ku gusengera aguruke mu mwanya wawe. Aguruka niba wumva umaze iminsi usunika bikanga, ukagusengera Imana. Amakuru y'urucantege bakiriye ni menshi, ariko tukuzaniye inkuru igukomeza. Yesu ni muzima. Bakubwiye ko bitazakunda, ariko Yesu aravuga ko bikunda. Bakubwiye bya bintu byose byaguciye intege, ariko Yesu arakubwira ngo mwana wanjye ndahari ku bwawe. Reka dusenge Imana. Muri aka kanya ndashaka gusengera n'abantu bashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubwami, nabo bahaguruke muri abo. Bongeraho icyiciro cya kabiri, abantu bari bakijijwe bakagwa bagasubira inyuma, nabo bahaguruke muri abo dusenga n'Imana.
mpamvu zituma abantu bagwa ni nyinshi, ariko Yesu aracyateza amaboko mu kwakira. Reka ningire mushumba, ngire hino gusenga Imana, ingingire aba bantu batahana nziza. Muri urucantege oya, Yesu ni muzima. Yesu afite ubushomeri urimo, yabasha kuguha akazi.